Nje sinkunda no guca ku ruhande Jolly nta muntu urakwambika impeta reka nta nurabikinisha nanu yabihera he ngo yabihera arakubaza ati mwaranye Hello, hi, mumeze mute kabisa abantu mwese mudukurikiye. I think you are all very happy kubera ko tugeze muri weekend turangije icyumweru. Ndizera ko rero niba urangije icyumweru uri muzima uhumeka kabisa ibintu ari neza cyane. Alright, hanyuma nk'ibisanzwe this is a Storyroom TV. Iki ni ikiganiro Storyroom Breakout nkuko byumvise kabisa. Akananga katwinjizamo neza cyane. Hanyuma hano hari inkuru iri kugenda ibice bigacika kabisa. Ni indirimbo yaririmbyemo abahanzi barenga 100. Niyo nkuzaniye. Ni indirimbo irimo abahanzi bakunzwe kabisa hano mu Rwanda barimo witwa Bruce Melody, barimo witwa Norris, barimo witwa Juno Kizigenza ndetse n'abandi bose kugenda babwira kabisa. Ni indirimbo kabisa, mbese ni inkuru ya trendings ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga kabisa. Abahanzi bagenda bagaragaza imbamutima zabo kuri iyi ndirimbo. Okay, kiganiro Storyroom Breakout nitwa Shema Members Weekend. Bantu subscribe ubundi dukomeze, hanyuma twinjire mu nkuru yacu ku buryo burambuye. Alright, abahanzi batandukanye bakomeye mu Rwanda bahuriye mu mushinga w'indirimbo yitwa Amour ya Patrick Norman wo muri Canada yamamaye cyane mu myaka yo hambere. Bagaragaje ko ari ibyishimo kuri bo n'amahirwe adasanzwe, ndetse witwa Bruce Melody ubwe yavuze ko bwa mbere bamubwiye ko agiye kuyigaragaramo yagize ngo ni umunsi wo kubeshya. Urumva ngo Bruce Melody yumvira ko azagaragara muri iyi ndirimbo cause kuri we yabifashe nk'ibintu bidasanzwe, hanyuma agira ngo ni umunsi wo kubeshya, agira ngo like ni za scam cyangwa se okay, agira ngo arabirose muri make. Alright, hanyuma ni indirimbo rero nziza cyane. Ni mu kiganiro aba banyamakuru nubango ni ikiganiro n'abanyamakuru sibyo. Ikiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri iyi tariki, cyabaye kuri tariki ya 11 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 9, aho umushinga wiswe Institut La Voix de Profondeur ukorera Rutsiro ndetse n'uwitwa Projet Québec Afrique ukorera muri Canada bamurikaga indirimbo yakozwe ivuguruwe mu buryo bushya irimo abanyarwanda. Urumva, iyi ndirimbo yakozwe mu mushinga wo gutanga ubufasha binyuze muri iki gihangano, aho hazakusanywa amafaranga yo gufasha mu buryo butandukanye imiryango yo mu Rwanda itishoboye. Ibirimo abahanzi barenga 150 bo muri Canada ndetse n'abo mu Rwanda barimo Bwiza, barimo Nicole Musoni usanzwe aba muri Canada, barimo Bruce Melody, barimo Marina Deborah, barimo Juno Kizigenza, barimo King James, barimo Norris, barimo producer Loda. Abagaragaye mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo wamurikwaga ntabwo barimo King James, Norris ndetse na Nicole Umusoni utaba mu Rwanda kubera impamvu zitandukanye. Okay, dukomeze kabisa no kuri iyi nkuru. Mu kwakira mwaka wa 2023 witwa Patrick Norman yasuye u Rwanda ku nshuro ya mbere atangiza umushinga binyuze mu bufatanye na Institut La Voix de Profondeur ikorera mu karere ka Rutsiro. Ni umushinga Projet Québec Afrique ukorera n'umushinga Projet Québec Afrique ukora muri Canada nk'uko nababwiye sibyo. Intego nyamukuru ni uguhuza ibihugu bya Afurika na Canada binyuze mu muziki no guteza imbere ibikorwa by'ubugira neza. Amafaranga azava muri iyi ndirimbo n'ibikorwa bizayikomokaho azashyirwa mu gufasha abanyarwanda n'abandi banyafurika nk'uko nabivuze. Iyi ndirimbo yakozwe amezi arenga 6 ishingiye ku buryo bwo gusubiramo indirimbo Amour yakozwe mu 1984.
Storm TV yabonye amakuru avuga ko mu nyikirizo yayo humvikanamo abahanzi barenga 100 bo muri Canada ndetse harimo n'ijwi ry'itsinda ry'abana batishoboye mu karere ka Rutsiro urumva bakaba barahawe amahirwe yo kuba igice cy'uyu mushinga. Amashusho y'indirimbo yafatiwe mu Rwanda byitezwe ko azajya hanze ajyanye n'amajwi. Okay. Hanyuma ikindi abantu bamenya yitwa Israel Mbonyi. Ngira ngo abantu mudukurikira mu minsi ishize nabaherezaga updates z'uko uyu muhanzi yateguje album nshya, uri mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda kabisa. Yari yaduteguje album nshya ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Ni album kabisa azaronshinga kuri iyo tariki, n'ubundi akazayironshinga muri mu ntare Arena Conference cyangwa se mu ntare Conference Arena. Hanyuma mu kanya amaze kuba atangaza ko mu ntare Conference Arena iri ku Rusororo kabisa aribwo azaba agira gute launchinga iyi album, ahita ateguza n'igitaramo kizaba kuri uwo munsi n'ubundi ari launching iyo album. Hanyuma ahita ashyiraho uko abantu bazagira gute, uko abantu bazishyura amatike. Ni mu gihe abantu bazishyura bakoresheje telefoni zabo, aho bazakanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 50 akanyenyeri 2 akanyenyeri 79 urwego, bakabasha kuba bakigurira amatike cyangwa bagasura website ya wa3.icyambo.com. cyangwa ubwo abashaka andi makuru ku bijyanye no kuba bagira gute bagura amatike cyangwa se kuri iki gitaramo, n'ubundi yamaze kuba abatangariza ko bashobora kumuhamagara kuri nimero 0788 9283 ndayisubiramo 07889283 akanyenyeri mushobora gukanda na akanyenyeri 797 akanyenyeri 50 akanyenyeri 2 akanyenyeri 79. Okay, hanyuma atangaza ibi ngibi ngira ngo ni masaha 3 ashize yabiherekesheje amagambo avuga ati greeting family, our new album is ready, join us. Avuga ati turiteguye cyane kabisa, album yacu irahari. Urumva ati tuzataramana live ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka guhera isaa 11 mu ndirimbo nshya nyinshi zigizwe n'umuzingo wacu w'indirimbo 5. Dore uko wabona tike yawe. Okay, nibyo ngize gute, nibyo nari maze kubabwira. Alright, nuko bakunzi ba Israel Mbonyi mwigurire amatike kabisa mubashe kuba mwazinjira kuri iki gitaramo. Okay. Hanyuma ikindi kintu wamenya, hari mu kiganiro Miss Mutesi Jolly yagiranye na The Choice, ni ikiganiro gica ku Isibo TV. Hanyuma ndagira ngo wumve ibyo yatangaje. Ati kuba umukobwa yuzuye ntibisaba kuba afite umugabo. Reka mwumve. Njye sinkunda no guca ku ruhande Jolly, nta muntu urakwambika impeta. Reka nta n'urabikinisha. Arakubona ati ntabwo yapfa kumworohera kubera iki se Jolly? simbiteganya. Aho ndi muri phase y'ubuzima, aho numva ngomba kwiyubaka nk'umuntu mbere y'uko I want to be a somebody before being somebody or somebody's wife or even girlfriend or even a fiance. bizana bajyamo nka kode bakagutinya ko bakagutinya. Nani cyo bitwaye? Erega ntabwo umukobwa ari defined by getting married. Nemera ko gushaka ni byiza, iyo batanashaka ntabwo bashaka bagihari, ariko ntabwo nemera ko umugore aba defined by getting married. Kugira ngo abe yuzuye ntabwo bisaba gushaka. Reka ushobora kwigira wowe
ukabaho ubuzima bwawe. Ni nako ntago ndashyiraho akadomo, ariko nibwira yuko marriage ntago ari si ngombwa ngo umuntu ashake. Ushobora kwigira ukaba umugore wiyubashye, ushobora no kugira umuryango, biterwa n'ibyo washaka gukora. Nshobora gushaka kubyara umwana, wenda sinshaka gushaka umugabo ngo tubane mu rugo. hari akantu wari utangiye kuvuga uti ni nako ushaka kujyana mu buzima bwawe. Inzika pe Ndumva cyane rega ibi warabintoje koko. Ati jya ukurikira Peter utazagera ukavuga ikintu kitariho. Ni nako numva ko abantu bakabaye babigenza, ko batakabaye bashyiraho ngo ugomba kuba iki kubera ko wakoze iki. Niba umuntu ashaka gushaka yumva yabonye umuntu akunda, umunejeje, bumvikana, mureka ashake. Niba yumva atabyumva, nirehorere akora ibyo yumva ashaka bimubereye n'ubuzima bwe. Aha rega niho hava amadivorce menshi, kumva yuko umwana w'umukobwa ugomba gushaka, ugashaka kubera yuko hari ikintu ushaka guprovinga society. They should liberate girls, bakora ibintu bashaka whenever somebody is psychologically and mentally and financially prepared. ari ukuzasoza ubuzima bwawe wifitiye nk'umubebe wawe, urumva, cyangwa ntunashake ukadopta. Icyakunyura cyane kurushaho icyakunyura kuruta ikindi muri ibyo bibiri ni iki? Bijyangora ko nagira ko mvuga icyanyura, ko nkunda abana cyane, ariko ngiriwe ubuntu nkabona umwana nakwishima, nanamubonye nafata n'undi nafasha mu buzima.